nongeye kubasuhuza nshuti bakunzi ba NG Empire, nizere ko mumeze neza aho muri hirya no hino, cyane cyane abarundi, abavukanyi, abavandimwe, inshuti n'abaturanyi, mumeze neza, nizere ko muri amahoro. Nongeye kugaruka kandi mbaganiriza ndetse twongera kurebera hamwe ibishobora guhungabanya Uburundi n'uburyo twabikumira. Uburundi ni igihugu dukunda kandi twishimira mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Abarundi muri inshuti zanjye ndabakunda cyane kandi murambishimira, ariko dukomeza guhura n'ibizazane, dukomeza guhura n'ibibazo ndetse n'ibyago bitandukanye mu buryo bumwe cyangwa ubundi. So rero mwabonye ko hongeye gushya isoko. Murambibabwira musubire mu biganiro nagiye nkora ku Burundi cyangwa se ku gihugu cy'u Burundi. Nakoze ikiganiro uburyo amasoko agenda ashya, uburyo inyubako zigenda zishya mu buryo butandukanye. Nkora ikiganiro uburyo Red Tabara na FNL zishaka kuzifatanije mu buryo bwo gushaka gutembagaza ubutegetsi bwa Ndayishimiye. Nkora ikiganiro ukuntu mushobora kuba mutabisobanukiwe neza, ariko mu ngabo z'u Burundi ndetse n'ipolisi cy'u Burundi ndetse no mu nzego z'ubuyobozi z'u Burundi harimo intasi za Red Tabara na FNL. Ibyo ngibyo byose nagiye bibaganiriza. Uyu munsi ndababwira nti nimudakurikirana ngo mugenzure neza, mukore mushaka ukuntu mugenzura inzego zabiza umutekano ndetse n'inzego za leta ubwazo, nimutagenzura muzashiduka mubonye inyubako zikomeje gushya ndetse n'ibitaro bimwe na bimwe muzabona bishya, n'amasoko akomeze kugenda ashya. Mwabibonye rero kuri iki gitondo cy'uyu munsi ko mwabonye isoko riri gushya, mwabonye isoko ritangira gushya. Ibyo ni ibintu nakomeje ngenda mbabwira nti mushishoze mugenzure. Guverinoma ya Ndayishimiye irimo intasi zizi nyeshyamba cyangwa se ziyi mitwe y'inyeshyamba igambiriye guhirika ubutegetsi bwawe. Ndongera ndababwira nti mbwira guverinoma ya Ndayishimiye ibintu uri gukomeza ukora, wohereza ingabo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kandi ukerura ukagaragaza ko zigiye kurwanya AFC M23. Nta kindi ziba zigiye kurwanya, ni AFC M23 niyo zihangana, niyo zirwana mu buryo bwo kwifatanya na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, wifatanya n'aba FDLR, igisirikare cy'u Burundi kikifatanya na FDLR, kikifatanya n'aba Zarendo ndetse n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ndakubwira ngo ibi ngibi bizajya bikubyarira amazi nk'ay'ibisusa. Ibyo bintu nkomeza kubikubwira, mwirinde. Ndababwira nti bibaye byiza igisirikare cy'u Burundi cyakurwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kigataha, kikajya kurinda umutekano no gukurikirana umutekano w'igihugu cy'u Burundi. Ibyo ngibyo ndabivuga, nakomeje kubivuga, n'uyu munsi ndabisubiramo. Ndayishimiye perezida w'u Burundi ndetse n'abagaba b'ingabo z'igisirikare cy'u Burundi, mukwiye kuba mubitekerezaho, mukwiye kuba mubyigaho, mugashaka ukuntu mucyura ingabo zanyu zikava muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zigataha. Mwabibonye rero ko agresoma ikomeje gukomeza. Ibi ngibi ni intangiriro, nk'uko nakomeje mbibabwira, ni intangiriro yo kubereka ko nta mutekano imbere mu gihugu mufite, nta mutekano imbere mu gihugu uhari. Icyo mukwiriye kumenya nuko mukwiriye kubaka umutekano ukomeye imbere mu gihugu, kuruta gufata ingabo zose cyangwa se ingabo nyinshi mukajya kuzipakira muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kurwanya umutwe uharanira uburenganzira bwawo muri RDC, umutwe uharanira kubaho kwawo muri RDC cyangwa se mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. AFC M23 iraharanira uburenganzira bwayo muri kara gace. Niyo mpamvu kuyirwanya nk'abarundi mukifatanya n'aba FARDC, mukifatanya n'aba FDLR, mukifatanya n'aba Zarendo, mukifatanya n'indi mitwe yose irwanya AFC M23. Ibyo bizajya bitiza umurindi AFC M23 gufasha Red Tabara ndetse na FNL mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Kandi mwamaze kubona ko igisirikare cya M23 mu by'ukuri uriya mutwe w'inyeshyamba cyangwa ziriya nyeshyamba zifite imbaraga, zifite tekinoloji, zifite ibikoresho bihambaye ku buryo bumwe cyangwa ubundi, ndetse nuko n'amategeko mpuzamahanga abagonga ubundi ubwabyo bagakwiye kurangiza ikibazo aho gituruka. Ariko ibyo ntibabyivangamo. Ariko ndagira ngo mbabwize ukuri ko ibyo ngibyo bishobora gusunikira uriya mutwe wa AFC M23 gufasha Red Tabara ndetse na FNL. Ibyo ngibyo ni bimwe mu bintu bishobora kubateza ibyago, kandi mwakomeje cyangwa se mwatangiye kubona ibyago uburyo mugenda mubibona. Ibyo rero nakomeje kubibabwira, n'uyu munsi ndabibabwira. Ntabwo rwose ntinya kubibabwira. Abarundi muri abavandimwe, muri abaturanyi, muri inshuti, turi bamwe, duhuje ururimi, duhuje umuco, duhuje byose. Nta mpamvu yo kugira ngo mujye muhura n'ingorane umuntu areke kubaburira, areke kubabwira, areke kubereka ikibazo aho kiri. Ikibazo cyanyu gikomeje kubera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mureke kuagresa bari abantu, mureke kubarasa, mureke kubatera mu buryo bumwe cyangwa ubundi, mureke gushyigikira imitwe cyangwa se Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu rwego rwo kurasa uriya mutwe uri uraharanira uburenganzira bwawo. Niyo mpamvu muzajya mukomeza guhura n'ibintu nk'ibyo, mubone amasoko ashya, mubone amazu meza mufite mwari mwarazamuye ashya, mubone ububiko bw'intwaro zanyu bushya, mubone kuko iriya mitwe yanyu irwanya ubutegetsi bwa Ndayishimiye, Red Tabara ndetse na FNL bifite support inyuma yabyo, kuko namwe muba mwashyigikiye abandi gusenya abandi. Niyo mpamvu nambo bagomba kuzajya
bazashyigikirwa, bazajya bisunga bamurwanya nabo babashyigikire, hanyuma babateze ibibazo mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Icyo nababwira cyo rero nuko nkuko nabibabwiye, muzajya mukomeza mubona n'ahandi hashya. Ndayishimiye, ndagira nkubwire ngo ukurikirane guverinoma yawe mu nzego zose, ugenzure mu gisirikare, ugenzure mu nzego za leta, ugenzure ziri prive, mu nzego ziri mu nzego zitandukanye ugenzure. Uragenda usangamo abantu mwitwa ko muvuga rumwe ariko mudahuje.